higura 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 nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacika. Bye kaze nshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyane mukunda muri benshi, nari bakumbuye cyane ko muri no minsi hashize iminsi tudakora nkuko twakoraga bitewe n'impinduka zirimo mu kiganiro cyacu dushaka kuvugurura kugira ngo noneho bya bindi twakoraga mu minota mikeya twongere iminota ariko nanone bibaryohere kurushaho kugira ngo bibe byiza cyane. Nyabageze ikiganiro nkuko mumenyereye ndi Amandine. Uyu munsi nkuko mubizi ubushize twavuze ku bijyanye n'imigani, basaba ko hari umuntu waducira umugani. Hari abantu baduciriye imigani, rero mu kiganiro cy'umunsi niyo tugiye kugarukaho ngiye kubacira umugani uyu munsi. Nubwo bwose bavuga ngo abakecuru nibo bacaga imigani ariko n'abana barayicaga. Niyo mpamvu nanjye mbabwira ngo mujye munyigisha, kuko kuba ndi hano ntabwo ari uko nzi byinshi, ahubwo nkeneye ko bya bindi abantu benshi bazi natwe tutazi nanjye ntazi, kugira ngo tubyigishanye dufatanye, buri wese yigisha undi kandi burya n'abandi babungukireho babone byinshi abandi batari bazi. Rero uyu munsi mbacira umugani w'umukunzi wacu yaduciriye. Ntabwo ndababwira umugani wanjye, ahubwo ndababwira umugani umukunzi wacu yaduciriye. Hanyuma noneho nyuma ndibuze none mbabwira zaba izo mpinduka ese bigiye kujya bigenda gute mu kiganiro cyacu Higura. Umugani rero wacu uyu munsi ngiye kubacira umugani. Ndatangira mbabwira nkuko umukunzi wacu yanditse neza, nta kintu na kimwe nibagiwe. Neza ati reka mbacire umugani mbabambuza umugani ntuzave kanarangiye, azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Ubusa bwaritse ku nzira, umuyaga urabwarurira, uruvu ruravugiriza, nyiramusambi isabagira inzu. Kera habayeho. Aya magambo rero ni amagambo kiriyo bajya guca umugani. N'ubu ngubu ku bantu bagifite uwo muco wo guca imigani babanza kuvuga nyine kugira ngo bategure bandi bagiye gucira umugani. Buri wese nyine niyo barangaye yitegura atega amatwi. Rero ubu tugiye gutangira umugani wacu. Ati kera habayeho umugabo akitwa Ngarama, akaba n'umugaragu w'ibwami. Muri icyo gihe rero haza gutera inyamaswa yitwa Saruhara rwa Nkomokomo, ikajya ibuza ibwami guturwa, abaje gutura umwami bose ikabica, ikabaka ibyo bazanye ikabirya. Abantu rero bacika ibwami, amayira arasiba, umwami ararakara cyane ayiteza ingabo, ngo kirazica, ayiteza iza kabiri nazo kirazica, ntihasigara n'umwe wo kubara inkuru. Umunsi umwe rero Ngarama abwira umwami ati ndashaka kwica Saruhara. Umwami ati ndakuzi uri umugabo ariko ntiwashobora kwica Saruhara rwa Nkomokomo. Ngarama nawe ati nimba ishobora uzampa iki mwami? Umwami ati nza kugororera igice kimwe cy'igihugu. Ngarama abajisha uduhiri, asaba umwami kumubagira inka, afata amaraso arayisiga, afata uruhu araruzingazinga ararwifureba. Hanyuma ajya aho Saruhara acira ibintu. Hanyuma akijya itako aryama hasi. Ubwo nuvuga ngo ashyika itako aryama hasi. Mu nzira rero yegereza uduhiri twe. Inkona iraza iramureba iti uyu muntu wapfanye agahiri n'agahinda sinamurya. Haza ibisiga byose biri kumwe na Saruhara rwa Nkomokomo, umwami w'ibishwi n'ibisiga. Saruhara abwira Sakabaka ati nzi ko uri umugabo, jya kurya uriya mupfu. Sakabaka iramureba iti uyu mupfu wapfanye agahiri n'agahinda sinamurya. Hajyayo ingurusi isanga Ngarama yahindurije ijisho, igaruka yiruka iti mwami mu mabyiruka yanjye uriya mupfu sinigeze murya. Saruhara ararakara ariko nawe yari afite ubwoba ati nge uriya mupfu namuriye mu mabyiruka yanjye, namuriye mu Mutara, namuriye mu Windorwa, namuriye ibunyabungo, namuriye uburyasazi, ibunyabuntu, n'ubu ndacyamurya.
ibindi biti nushaka utwice uriya mupfu ntitwamurya. Saruhara ati mwese murimbwa. Nuko aribanga aramanuka, Ngarama amuvuza uduhiri mu mababa arayavuna. Saruhara ntiyahara igaruka yiruka irikubita arikubita ubuhiri bwinshi arayinogonora arayica. Atumanaho ibwami ngo baze abayiheke. Nuko Ngarama aragororerwa aratunganirwa ibwami harongera haragendwa. Ati singe wahera. Nundire ijambo niryo risoza umugani, nubwo navugaga ngusoma ko ntabwo nge nari muzi. Urumva ko benshi tuba twize cyane ko burya umugani. Ariko reka hari ibindi bintu yanditse, reka mbisome kugira ngo ataza kunkubita ko hari ibyo yanditse ntavuze. Ati iyo baca umugani muremure batangiza kera habayeho umugani ugasozwa bagira bati singe wahera hahera umugani. Murakoze ngo rugira ugira ibyo abantu batagira akomeze abagirire neza. Yari Niyonsenga Bashir ruti batinya utwari rukanika amakuza amaye nka rero ruhinda na nkubito ngira imbaraga y'ishyaka ishyanga ntibangarukana udasumbwa mbaboneza iminega. Yewe ndivuze ariko ntabwo ari ngiye umbabarira ntabwo ari ngiyewe. Nta mukobwa wivuga nyaboneka, burya mu muco nyarwanda nta mukobwa wivuga yivuga abagabo. Ngo n'abasore nyine niko umuco wacu dutegeka, abakobwa tuvuga ibisingizo n'ibihozo n'ibindi bitandukanye. Ariko nyine nta mukobwa wivuga, hatazagira umukobwa wivuga nyaboneka, kuko umuco wacu ntabwo bitwemerera. Ariko kandi none tuba tugomba kuwusigasira. Ntimukavuge ngo haje iby'amahanga, ngo haje iterambere, ngo umuco mu wica uko mwishakiye. Reka dushimire rero uyu mukunzi wacu Bashir waduciriye umugani. Nizere ko wabaryoheye ndetse n'abandi mwatangiye kwibuka ya migani yindi. Mujye mukomeza munadusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire ngira ngo munanabasabe umuntu uzi ibintu bijyanye n'umuco muri rusange, kuko ubu tugiye kwagura yaba ku buvanganzo ariko n'ibindi bigize umuco. Iryo niryo vugurura nakomeje mbabwira. Imico itandukanye ahantu hatandukanye niyo tugiye kujya tugarukaho mu kiganiro cyacu Higura. Hanyuma rero wowe uzi ko hari icyo wagira abanyarwanda, wakigisha abanyarwanda, uduhamagare kuri nimero yacu tugusanga aho uri, uganiriza abanyarwanda, abantu bakuru, abakecuru, abasaza, ibintu muzi nyaboneka tuzajya tubasanga aho muri. Ntabwo ari ukugira ngo muze bibagoye, tuzajya tubisangiraho muri. Icyo mukora ni ukutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa se mukaduhamagara kuri iyi nimero ya telefone, hanyuma tukabasangaho muri, mukigisha abanyarwanda byinshi muzi byatakaye abantu benshi batagikunda, abantu benshi batagikoresha kubera ko ntabwo bafite ababibabwira. Nanjye impamvu mu muranga nuko ngiye nkunda umuco cyane, impamvu navuze nti reka tuze twigisha abanyarwanda umuco, twongere tugaruke mu by'iwacu. Ntabwo mbizi cyane, si uko nanabizi, ariko nkeneye yuko dukebura abantu benshi babizi bakaza bakatwigisha, twebwe urubyiruko n'abandi bakiri batoya. Hari n'abana bakivuka bakeneye kuzamenya ibyo bindi, hanyuma se twebwe ko tutabizi, hanyuma ubwo abana tuzabyara bo bazavuka babizi natwe tutabizi. Ni ngombwa rero ko mugaruka mukigisha abantu benshi. Ubwo ndavuga cyane abasheshe akanguhe, abasaza n'abakecuru babizi, yewe simvuze nabo gusa, n'abandi basore bagiriwe umugisha wo kuba cyangwa se inkumi bagiriwe umugisha wo kuba barabibwiwe bakabimenya hakiri kare. Batwigisha, bigisha umuryango nyarwanda, tubimenye, tubive imuzi, tubigere imuzingo, ku buryo umunyarwanda wese n'undi munyamahanga azajya avuga ati iwacu umuco wacu n'uyu nguyu, muri aka gace hakorerwa ibingibi, akangaka hakorerwa ibingibi, kugira ngo umuntu wese udukurikiye avuga atari kuzi ko ibi bintu twari twarabyibagiwe. Ese we ni wa mugani ibi byabagaho? Hari ibyo uzi ariko abandi batazi. Ushobora kuba uzi ko abandi bose babizi, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibyo uzi simbizi, nanjye ibyo nzi hari ibyo utazi. Twakwigishanye kugira ngo tubigereho. Reka mbabwire rero n'izindi mpinduka zo mu kiganiro cyacu kuri ubu ngubu tuzajya tugikora ku wa mbere no ku wa kane, hanyuma n'ubundi amasaha ni yayandi, ni saa moya za nimugoroba. Muri izo mpinduka rero, kumwe twabazaga ikibazo buri munsi, ntabwo ariko bizajya bigenda, ahubwo buri kiganiro cyacu tuzajya tuba twakoze mu mpera z'ukwezi. Ubwo urumva n'ibiganiro bitandukanye, yaba ku wa mbere ku wa kane tuzajya tubazamo ibibazo. Muri ibyo biganiro tuzaba twaratambukije, hanyuma umuntu uzaba warakurikiye neza icyo biganiro azajya ahembwa amafaranga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku bibazo byose tuzaba twabajije akabisubiza neza. Ayo mahirwe rero ntazabacike, yaba ni ukwiga, ni ukwigisha abanyarwanda, ariko nanone ukabona igihembo cyawe.
nyaboneka ntimuzacikwe, muzigisha abanyarwanda, mwigisha sosiyete nyarwanda muri rusange, abantu bose dukomeze dukunde iby'iwacu, tubyige tubyigishe abana babikunde, tubikundisha abantu kugira ngo bya bindi by'amahanga byaje, ya myambaro y'amahanga yaje n'ibindi bitandukanye byatangiye kuvangira umuco wacu utazacika. Ni byiza cyane umuco wacu tuwukunde, tuwukomereho, tuwukunde cyane kugira ngo n'abandi banyamahanga bazaze bawukunde, ahubwo kubera ko natwe twabanje kuwukunda. Ndabakunda cyane, ngende Amandine, mukomeze kugira ibihe byiza rero, ariko mbibutsa ko nimero yacu n'ubundi imwe yo gusubirizaho ari 07 8 4 25 33 murambabarira ndazisubiramo ni 07 84 25 33 ukatwereza ubutumwa bugufi, ukaduha igitekerezo cyawe, hanyuma ubwo ku mpera z'ukwezi, buri mpera z'ukwezi, ubwo ni buri wa kane wa nyuma w'ukwezi, nibwo tuzajya tuvuga ikibazo tuzajya tuba twarabajije, hanyuma ababisubije tunabahembe ku mugaragaro. Ndabashimiye rero, ariko mu guhemba bwo tuguhamagara uze hano tuguhembe, abantu banakubona isura yawe, nibyo byiza cyane. Ibihe byiza rero, ndabakunda cyane, dukomeze dusigasire iby'iwacu kandi tubikunde cyane.